iri jambo nyirisoma nimureke mbabwire ihishurirwa numvishe ngize. Mu by'ukuri amatorero ariho n'amadini ariho kandi ntabwo ateze guhagarara, azaniyongera kubw'inyungu z'Imana cyangwa kubw'inyungu z'abayashinga. Azashingwa ari ay'Imana ishyigikiye n'ayidashyigikiye, ibyo ntabwo bizabura kubaho kuko niko ijambo ry'Imana rivuga. Ngo ariko Imana yimanye imvura, Imana ngo yimanye imvura ndetse imaze kwimana imvura ngo hasigaye amezi atatu. Nasomye iri jambo numva ikintu cy'ubwoba muri njyewe, numva hari ikintu gihindutse muri njyewe. Uzi kugira ngo uri hafi gusarura hanyuma ubure imvura, uzi kugira ngo igihe cyo gusarura kiba cyari kigeze hanyuma ubure imvura. Ngo nabimye imvura habura igihe gitoya kugira ngo basarure. Ngo nuko abantu bo mu mudugudu umwe cyangwa uwundi ngo bajyaga baterana bakajya kuvumba aho bagize imvura nziza, ngo bakagenda bakavumba, ngo bakareba ko babonayo imyaka, bakareba yuko aho basaruye. Niko abantu bazajya bagenda bazenguruka hirya no hino bashaka yuko hari utuvuta babona, bareba yuko hari ineza y'Imana babona, bareba yuko byibura bareba ku bavomye, bazaba bameze nk'abari gushakisha amavuta ku bayabitse, bazaba bameze nk'abari gushakisha amazi ku bayabitse, bazaba bameze nk'abari gushakisha inkwi mu gihe cy'imbeho ikomeye cyane. Niko bimeze no mu gihe cya none. Ntagira ngo mubwire ngo mu gihe cya none abantu barananiwe, kandi bananiwe kubera yuko babuze umwuka wera, bananiwe kubera yuko batemereye umwuka wera. Satani arwanya umurimo w'umwuka wera, iki nacyo kinini cyane. Satani arwanya umurimo w'umwuka wera kuko azi neza ko itorero riramutse ryambaye umwuka wera habaho ububyutse budashobora guhagarara. Umwuka wera watumye abantu 3,000 bakizwa umunsi umwe ubwo Petero yabwirizaga kuri Pentekote. Aramutse abonetse abantu bakamwakira, dore itorero ryari riri Yerusalemu gusa, ubu amatorero mu mahanga yose, abantu basobanukiwe umwuka wera bakemera kugendana na mwuka wera, Satani yahomba cyane. Niyo mpamvu iteka azajya akubwira ngo biriya ntabwo bikenewe, upfa kuba ufite Bibiliya yawe isoma neza, biriya ntibikenewe. Wewe ujya wiririmbira indirimbo zigufasha n'amakorasi, niba cinye akadiho gacinye nibyo rwose, ariko iby'umwuka wera ntuzabyinjiremo. Biriya bintu ntabwo ari byiza cyane, birimo akaga kenshi. Tekereza nawe, akakwereka impamvu nyinshi zituma udakeneye umwuka wera, ariko ukeneye umwuka wera. Nimba Yesu yarakoze umurimo ari uko ari kumwe n'umwuka wera, weho urinde udakeneye umwuka wera. Abefeso 6:12 haranditse ngo kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'imyuka mibi, n'ibintu bifite ubutware n'ibifite ubushobozi byo mu kirere. Mwene data, ukwiriye umwuka wera mu minsi ya none. Reka nkubwire ngo umwuka wera si imbaraga gusa, umwuka wera ni Imana ikora mu buzima bw'abizera. Itorero rifite umwuka wera rigira ubugingo, rigira imbaraga, rigira ukuri, rigira urukundo. Abakristo bo muri iki gihe bakeneye kumenya umwuka wera, bakeneye kumvira umwuka wera, bakeneye kugendana n'umwuka wera. Imana iguha umugisha mwene data, Imana iguha umugisha kudukurikirana, Imana iguha umugisha yuko ufashe uyu mwanya wawe tukabana mu byigisho by'umwuka wera. Dusigaranye imbere yacu iminsi 10. Ejo tuzatangira iminsi 10 abigishwa bamaze i Yerusalemu bategereje umwuka wera, barindiriye umwuka wera. Tuzaba twiga inyigisho z'umwuka wera nk'uko bisanzwe, nk'uko twabitangiye, ariko by'umwihariko ejo tuzaganira tumenye ngo umwuka wera ninde, who is the Holy Spirit. Ndagushuje cyane mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Yesu nashimwe cyane bene data mudukurikira kuri channel ya Bibiliya TV. Nitwa Missionnaire Kiza Benjamin. Hanyuma nk'uko bisanzwe muri iyi minsi turi kugenda twiga inyigisho z'umwuka wera. Inyigisho twageneye iminsi 13, twafashe iminsi 3 ya mbere
tumanza yigira iminsi y'ubutatu, tuvuga yuko tugiye gusaba umwuka wera, ariko tumanza iminsi itatu y'ubutatu. Ni ukuvuga ngo iyo ni iminsi yo kuvuga ngo Mana, ibyo dusaba byose turabisaba twizeye, turabisaba kuko Imana yabisezeranye, turabisaba kuko Kristo yabisezeranye, turabisaba kuko umwuka wera ubwe yabisezeranye. Ibyo dusaba ni amasezerano y'abizera. Niyo mpamvu twamanje iminsi itatu, naho indi minsi 10 ni iminsi isanzwe, ni iminsi abigishwa bari bari kumwe mu cyumba cyo hejuru i Yerusalemu bagasenga bategereje umwuka wera. Ni iminsi 10. Muri iyo minsi 10 rero nitwigeraho tuzatangirana na kino gitabo, kandi nicyo cyigisho gikurikiraho tuzaba dutangiranye n'iki gitabo, uko wabatizwa mu mwuka wera. Kimwe n'ibindi bitabo byose bya gikristo byagufasha kwiga Bibiliya buri munsi, turabifite kuri website yacu bibiliatv.com. nubishaka uzabibonaho, uzajyaho urebe uko wabigura. Ni ibitabo byagufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi, mu murimo w'Imana, bikakwagura kandi bikakwigisha ijambo ry'Imana, ko ni ibitabo biteguye neza. Gusa si byo nshaka kuvugaho, ahubwo ndashaka yuko uyu munsi tuganira ku mpamvu zituma bamwe badaha umwuka wera umwanya ukwiriye. Abantu ugasanga umwuka wera baravuga bati dufite Imana, dufite na Yesu, ariko umwuka wera ugasanga rwose ntibamuzi. Amatorero yarasinziriye ku bijyanye n'umwuka wera, yewe hari n'amatorero atamwemerera rimwe, akamwemera mu nyuguti gusa, ariko hagize igikorwa cya mwuka wera gikorera iwabo byaba ari ibidasanzwe, babirwanya ku rwego rwo hejuru. Hagize umuntu ubatizwa mu mwuka wera agatangira guhanura ari iwabo, bamubaza ukuntu ahanura, bashobora kumuzirika bati uhanuye ute ibintu ibisazi by'abapanekositi bikugwiririye biti, bikujeho bite ko tutabyizera, tutabyemera, ko twizera yuko umwuka wera n'imirimo ye byarangiranye na Yohana Umubatiza, ubijemo utetuka hehe, ubikuye hehe, wabivomye hehe, wabirahuye hehe? Hari impamvu nyinshi rero, ariko uyu munsi reka dusome ijambo ry'Imana kugira ngo tuze kuryifashisha. Reka dusome Zekariya igice cya 10 umurongo waho wa mbere. Hari amagambo avuga ngo nimusabe Uwiteka imvura mu gihe cy'itumba, muyisabe Uwiteka urema imirabyo, nawe azabavubira imvura y'umurindi, umuntu wese azamumereza ubwatsi mu rwuri rwe. Nimusabe Uwiteka imvura mu gihe cy'itumba, muyisabe Uwiteka urema imirabyo, nawe azabavubira imvura y'umurindi, umuntu wese azamumereza ubwatsi mu rwuri rwe. Amen. Aya ni amagambo yahanuwe na Zekariya mwene Ido, akaba ari umuhanuzi wahanuye nyuma y'ubunyage. Ni ukuvuga ngo ni abahanuzi bahanuye nyuma y'ubunyage. Ubwo habamo Zekariya na Hagayi, hakabamo na Maraki. Ubundi baba ari abahanuzi batatu bahanuye nyuma y'ubunyage. Aba bahanuzi bombi uko ari batatu bagiye bahanura ibintu bitandukanye, ariko byose bijyanye n'ibyiringiro bishyashya, no kurestoringa urusengero rwasenyutse, no gutuma abantu bagaruka mu misengere mizima, kuko bari bamaze imyaka 70 i Babuloni. Bityo rero Zekariya yarahanuye, ahanura ibintu byinshi ntari buvuge muri uyu mwanya kubera umwanya w'icyigisho tuba dufite, ariko ageze ku gice cya 10 aravuga ngo nimusabe Uwiteka Imana imvura mu gihe cy'itumba, muyisabe Uwiteka urema imirabyo, nawe azabavura imvura y'umurindi, umuntu wese azamumereza ubwatsi mu rwuri rwe. Iri jambo ry'Imana nkiryumva bwa mbere, nkirisoma bwa mbere, ryarantangaje cyane. Ijambo riravuga ngo nimusabe Uwiteka imvura mu gihe cy'itumba. Itumba ni mu kwa 4 ndatekereza, mu kwa 4 kugeza mu kwa 5, kirya gihe imvura ibigwa cyane, ihozaho ibishyimbo bizana amababi ari imishogoro, ibiki byose, ngira ngo nicyo gihe cy'itumba. Naho tekereza noneho mu gihe cy'itumba, ijambo ririmo rivuga ngo abantu nibasabe Uwiteka Imana imvura mu gihe cy'itumba. Nkibaza, naribaje ndavuga ati kari mu gihe cy'itumba already, ko imvura igabwa ihari, ko ndetse abantu bari no kuyinubira rimwe na rimwe, ko ibi nica imyaka muri iki gihe cy'itumba, kubera icyo Uwiteka asaba
kuki abantu barimo gusaba Uwiteka Imana imvura. Noneho hepfo haravuga ngo nawe azabavubira imvura y'umurindi. Tekereza, noneho ntanabahaye imvura isanzwe muri iki gihe hagabwa ari mu itumba, abongeye indi mvura nyinshi. Ubwo nasomaga komantere kuri aya magambo nasanze ari amagambo ahereranye n'uburyo ki Abisiraheli muri kiriya gihe bajyaga bambaza ibigirwamana kubera kumara igihe kinini i Babuloni. Bibwiraga yuko ibi bigirwamana bishobora gutanga imvura, bigatanga imirabyo, bigatanga ibiki byose. Noneho Abisiraheli bakaramya ibigirwamana cyangwa se bagasenga ibigirwamana cyangwa se bakazirikana bya bigirwamana by'ishusho y'i Babuloni bari bagifite mu mitwe yabo, bakibwira ko ari ibasha kubaha imvura. Nicyo cyatumye Zekariya avuga ngo nimusabe Uwiteka Imana imvura mwa Bisiraheli mwe, nimushaka munayisaba ari mu itumba, maze murebe ngo Imana irabaha imvura mu buryo butangaje, irabasukira imvura. Imana yacu itugirire neza. Iyi mvura nakomeje gusoma nanone nsanga iyi mvura ni ikimenyetso gikomeye cy'umwuka wera. Imana ikuvubira imvura. Umuririmbyi yaririmbye ngo mwami utuvubire imvura, ngo nk'uko wasezeranye, ngo hahoze hagurujojo, uduhe umuvumbi wawe, cyangwa se utwongerera imvura nyinshi. Mu yandi magambo, iri jambo rirashaka kuvuga ngo nimusabe Uwiteka Imana imvura mu gihe cy'itumba, nimusabe kuzuzwa, nimusabe umwuka wera. Nubwo waba utekereza yuko uwufite, nubwo uzi neza ko wabatijwemo, ariko uracogoye, saba kongera kuzuzwa n'umwuka wera. Saba uwo mwuka wera yuzure muri weho. Sinzi impamvu babyita kuzuzwa, bishatse kuvuga ko hariho dimension, cyangwa bishatse kuvuga yuko hariho level, gusendera, kuzuzwa. Umuntu umwe yavuze kuyoborwa n'umwuka wera. Buriya twese iyo twageze muri Kristo, umwuka wera umuntu aba awufite in a given amount, ku rugero runaka. Noneho umwuka wera umuyobozi bamugeranyije na ya toroshi umuntu yambara mu gahanga agiye kwinjira ngo ajye gucukura amabuye y'agaciro, cyangwa abantu bagenda nijoro, ariko akaba nk'abatwara amagare ndetse nijoro akaba afite iryo toroshi ku gahanga rikamurika imbere ye. Niko umwuka wera muyobozi amera mu buzima bw'umufite, ariko arakuyobora akakubwira cangaha. Ariko umwuka wera nk'umubatizo akora ate? Yinjira muri weho imbere, noneho weho ubwawe aho kugira ngo ube ufite urumuri ku gahanga ukaba umucyo. Yego, ni ukuvuga rero twari tugeze hano ku ijambo rivuga ngo Uwiteka Imana azabavubira imvura y'umurindi. Mu yandi magambo, iri jambo riravuga ngo nubwo waba ufite umwuka wera, nubwo waba uzi neza ko hari imbaraga ufite, saba izindi mbaraga. Imana iguhozeho imbaraga uko bukeye n'uko bwije. Imana yacu tugirire neza. Reka nongere nsome ijambo rimwe riri muri Amosi, ni igice cya 4 umurongo waho wa 7 kugeza ku wa 8. Nabwo ndabonamo ibintu by'imvura. Haranditse ngo kandi nabimye imvura hari hasigaye amezi 3 isarura rikagera. Nahaye umudugudu umwe imvura n'umuwundi utayibona, umurima umwe waguwemo n'imvura undi uyibuze uruma. Nuko abo mu midugudu 2 cyangwa 3 bajyaga kunywa amazi mu mudugudu umwe ntibashira inyota, ariko ntibyatuma mungarukira, niko Uwiteka avuga. Aha dusomye amagambo avuga ngo Uwiteka arimo avuga ngo yimanye imvura, ngo yagize gutya yima abantu imvura, ngo kandi abima imvura hasigaye amezi 3 isarura rikagera. Mu yandi magambo, reba imyaka ibura amezi 3, imyaka yari ikeneye imvura ya nyuma. Hanyuma ngo Uwiteka yagize gutya bima imvura, ngo nahaye umudugudu umwe imvura ntumuwundi utayibona. Ahangaha ngo Imana yatanze hamwe imvura, hanyuma ituma ahandi batayibona, ngo undi uyibuze uruma, undi mudugudu urumagara. Ngo nuko abo mu midugudu 2 cyangwa 3, abantu bo mu itorero rimwe cyangwa irindi torero, amatorero 3, ngo bajyaga bakirundarunda, ngo bakajya kuvumba imvura mu wundi mudugudu wabonye imvura. Haleluya!
iri jambo nyirisoma nimureke mbabwire ihishurirwa numvishe ngize. Mu by'ukuri amatorero ariho n'amadini ariho kandi ntabwo ateze guhagarara, azaniyongera kubw'inyungu z'Imana cyangwa kubw'inyungu z'abayashinga. Azashingwa ari ay'Imana ishyigikiye n'ayidashyigikiye, ibyo ntabwo bizabura kubaho kuko niko ijambo ry'Imana rivuga. Ngo ariko Imana yimanye imvura, Imana ngo yimanye imvura, ndetse imaze kwimana imvura ngo hasigaye amezi atatu. Nasomye iri jambo numva ikintu cy'ubwoba muri njyewe, numva hari ikintu gihindutse muri njyewe. Uzi kugira ngo ube uri hafi gusarura hanyuma ubure imvura, uzi kugira ngo igihe cyo gusarura kibe cyari kigeze hanyuma ubure imvura. Ngo nabimye imvura habura igihe gitoya kugira ngo basarure. Ngo nuko abantu bo mu mudugudu umwe cyangwa uwundi ngo bajyaga baterana bakajya kuvumba aho bagize imvura nziza, ngo bakagenda bakavumba, ngo bakareba ko babonayo imyaka, bakareba yuko aho basaruye. Niko abantu bazajya bagenda bazenguruka hirya no hino bashaka yuko hari utuvuta babona, bareba yuko hari ineza y'Imana babona, bareba yuko byibura bareba ku bavomye, bazaba bameze nk'abari gushakisha amavuta ku bayabitse, bazaba bameze nk'abari gushakisha amazi ku bayabitse, bazaba bameze nk'abari gushakisha inkwi mu gihe cy'imbeho ikomeye cyane. Niko bimeze no mu gihe cya none. Ntagira ngo mubwire ngo mu gihe cya none abantu barananiwe, kandi bananiwe kubera yuko babuze umwuka wera, bananiwe kubera yuko batemereye umwuka wera. Reka mbabwire impamvu zimwe zituma bamwe badaha umwuka wera umwanya ukwiriye mu buzima bwabo, bityo umwuka wera yabura karibu ntiyinjire mu buzima bwabo. Kutumva neza inyigisho y'ubutatu bwera ni kimwe mu bintu kigoye amatorero n'amadini, ni kimwe mu bintu cyanze kinaniye abantu rwose, ni kimwe mu bintu kigoye. Ni ukutemera inyigisho y'ubutatu. Kutemera inyigisho y'ubutatu byonyine ni step ya mbere yo kutabatizwa mu mwuka wera, yo kutagira ahantu uhurira n'ibikorwa by'umubatizo w'umwuka wera. Ni ukuvuga ngo kuba utemera umwuka wera nk'Imana, ukamwemera nk'imbaraga runaka zimeze nk'amashanyarazi cyangwa se zimeze gute, ziri aho ngaho, mu gihe Bibiliya ubwayo ivuga yuko umwuka wera ari Imana. Igihe kimwe Ananiya na Safira bamaze gukora ibyaha byo kudatanga ibiguzi nk'uko bikwiriye, nk'uko bari babigurishije, bageze imbere ya Petero yarababwiye ngo ninde wabagiriye inama yo kubeshya umwuka wera? Aravuga ngo ntabwo ari umuntu mubeshye, ahubwo mubeshya Imana. Umwuka wera ni Imana, umwuka wera ubwe ni Imana. Kandi reka mbabwire, umwuka wera ni umuntu, he's a person, he's not something. Umwuka wera aravuga, umwuka wera atoranya abakozi. Yatoranyije Sawuli na Barinaba ngo bakore umurimo bahamagariye, ubwo bari muri Antiyokiya y'Isiriya. Yarabatoranyije ubwo bari barimo basenga ngo bajye gukora umurimo yarabahamagariye. Nimureke mbabwire ngo umwuka wera n'Uwiteka ryose. Mutekereza yuko mu 30 ya Bibiliya itangira Bibiliya umwuka wera arahari? Mbere na mbere Imana yaremye isi n'ijuru, isi yari iriho ubusa idafite ishusho, kandi umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Tekereza ko mu 4 iheruka mu gitabo cy'ibyahishuwe umwuka wera arahari. Haranditse ngo umwuka n'umugeni baravuga, barahamagara ngo ngwino mwami Yesu. Bishatse kuvuga iki mwene data? Bishatse kuvuga ngo umwuka wera n'Uwiteka. Kutumva neza ubutatu rero niyo mbogamizi ya mbere amadini n'amatorero bifite, bigatuma umwuka wera adakorera mu matorero yabo ku buryo bwuzuye. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nuko mujye mu mahanga yose, the Great Commission, mujye mu mahanga yose mubwiriza abaremwe bose ubutumwa bwiza, abemera bakizera muzababatize mu izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka wera. Impamvu mu isezerano rishya
aba bantu babashyira hamwe no kugira ngo twumve equality, ariko abantu ntibashaka kubyumva, ntabwo bashaka kumva ko Imana Data ingana na Kristo kandi akangana n'Umwuka Wera. Niyo mpamvu iteka mu mabaruwa ya Pawulo yari yarabisobanukiwe, yaravugaga ngo ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gufashwa n'Umwuka Wera bibane namwe mwese. Bishatse kuvuga ngo abo bombi mu kugira ngo ibintu byose bigende neza barakorana. Nibo bamanutse barakavuga ngo reka tureme umuntu ase natwe, mu irema bari bari kumwe, baramuvuze ngo reka bajye kureba ibiri kubera i Babeli, baravuga ngo reka tumanuke turebe, ngo burutswe no kureba inzu ndende y'amatafari yari yubatswe. Aba bagabo uko ari batatu barakorana kandi barangana n'Imana mu butatu. Nimba utizerera mu butatu n'umubatizo w'Umwuka Wera uzawumva gusa nk'uko turi kuvuga gutya, ariko ntuzigera ugera mu buzima bwawe. Nimba uri n'umukristo mu bantu mu matorero y'umwuka ukaba utizerera mu butatu stili, ni kwa kundi wabona umwana wawe ngo akunze imodoka ngo hanyuma ngo ukayimuha kandi atayizi. Kumenya Umwuka Wera mu buryo bwa nyabwo niyo ntambwe ya mbere ni rwo rugi rwa mbere ufungura ngo Umwuka Wera aze mu buzima bwawe. Impamvu ya kabiri ituma abantu badahereza Umwuka Wera umwanya ukwiriye ni ugufata Umwuka Wera nk'imbaraga gusa aho kuba umupersona mu butatu. Abantu benshi bafata Umwuka Wera, bamwe batekereza ko umwuka ari nk'imbaraga cyangwa se ubushobozi gusa, ariko Bibiliya igaragaza ko afite ubushake, aravuga, arigisha kandi arayobora. Ndetse nimureke mbabwire kuba amatorero y'abanyamahanga yose ariho ni ukubera umurimo wa Mwuka Wera. Niwe wahamagaye Sawuli na Barinaba ku ikubitiro ngo bajye mu murimo w'ubumisiyoneri. Ibyo ntabwo dushobora kubyirengagiza. Tuzi neza yuko Umwuka Wera yamanutse kuri Pentekote ngo abane natwe kugeza ubwo azazamukana n'itorero. Hanyuma rero Yohana 14:26 haravuga ngo umufasha ariwe Mwuka Wera azabigisha byose. Nimureke mbabwire ikindi kintu gituma abantu badahereza Umwuka Wera umwanya ukwiriye, ni ugutinya ibikorwa by'impano z'Umwuka Wera. Nimureke mbabwire buriya ibikorwa by'impano z'Umwuka Wera nabyo abantu barabitinya, batireba tekereza nanjye nahanuye rero, tekereza ziriya ndimi nanjye nzivuze, akabona biteye ubwoba guhagarara imbere y'iteraniro ugahanura ibikomeye n'ibyoroheje, ugahanura iby'Imana igiye gukora, ugahanura imigambi ya Satani iri imbere, ugahanura ibintu byinshi kandi bikaba nk'uko wabihanuye. Ibyo bintu biteye ubwoba kubwira umuntu ubwana bwe kandi ukomoka icyanga ugakomoka mu Ruhengeri. Biteye ubwoba kubwira umuntu uko ibintu bizagenda, ukamubwira inzira zose yaciye, ukamubwira imyenda yambariyeho, ukamubwira ibiryo yariye, yawe ukamubwira buri kimwe cyose kuko umwuka biguhishuriye. Ibyo bintu biteye ubwoba. Ubwo bwoba bwo kwakira nabwo n'indi nzitizi yatuma utakira Umwuka Wera. Ikindi, Satani arwanya umurimo w'Umwuka Wera. Ikindi nacyo kinini cyane, Satani arwanya umurimo w'Umwuka Wera kuko azi neza ko itorero riramutse ryambaye Umwuka Wera habaho ububyutse budashobora guhagarara. Umwuka Wera watumye abantu 3,000 bakizwa umunsi umwe ubwo Petero yabwirizaga kuri Pentekote. Aramutse abonetse abantu bakamwakira, dore itorero ryari riri i Yerusalemu gusa, ubu amatorero ari mu mahanga yose, abantu basobanukiwe Umwuka Wera bakemera kugendana na Mwuka Wera, Satani yahomba cyane. Niyo mpamvu iteka azajya akubwira ngo biriya ntabwo bikenewe, upfa kuba ufite Bibiliya yawe isoma neza, biriya ntibikenewe. Wewe ujya wiririmbira indirimbo zigufasha n'amakorasi, niba cinye akadiho gacinye nibyo rwose, ariko iby'Umwuka Wera ntuzabyinjiremo. Biriya bintu ntabwo ari byiza cyane, birimo akaga kenshi. Tekereza nawe, akakwereka impamvu nyinshi zituma udakeneye Umwuka Wera, ariko ukeneye Umwuka Wera. Nimba Yesu yarakoze umurimo ari uko ari kumwe n'Umwuka Wera, weho urinde udakeneye Umwuka Wera. Abefeso 6:12 haranditse ngo kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'imyuka mibi n'ibintu bifite ubutware n'ibifite ubushobozi byo mu kirere. Mwene data, ukwiriye Umwuka Wera mu minsi ya none. Reka nkubwire ngo Umwuka Wera si imbaraga gusa,
Umwuka wera ni Imana ikora mu buzima bw'abizera. Itorero rifite umwuka wera rigira ubugingo, rigira imbaraga, rigira ukuri, rigira urukundo. Abakristo bo muri iki gihe bakeneye kumenya umwuka wera, bakeneye kumvira umwuka wera, bakeneye kugendana n'umwuka wera. Imana iguha umugisha mwene data, Imana iguha umugisha kudukurikirana, Imana iguha umugisha yuko ufashe uyu mwanya wawe tukabana mu byigisho by'umwuka wera. Dusigaranye imbere yacu iminsi 10, ejo tuzatangira iminsi 10 abigishwa bamaze i Yerusalemu bategereje umwuka wera, barindiriye umwuka wera. Tuzaba twiga inyigisho z'umwuka wera nk'uko bisanzwe, nk'uko twabitangiye, ariko by'umwihariko ejo tuzaganira tumenye ngo umwuka wera ninde, who is the Holy Spirit. Umwuka wera mbese ninde, kandi se yakoze ate mu isezerano rya kera? Mbese abantu bajyaga bamwakira bate mu isezerano rya kera? Yakoranaga nabo gute? Ejo ni uwundi munsi w'ubwiza bw'Imana, ni umunsi w'ihumure, ni umunsi wo kwambara imbaraga z'Imana. Ntabwo nzi ngo umwuka wera azakugenderera ryari, ariko nimba uri kumwe natwe muri ibi byigisho, don't take them as granted, ahubwo bifate nka opportunity Imana iguhaye, bifate nk'amarembo Uwiteka Imana afunguye imbere yawe mu bugingo bwe, mu buzima bwawe, kugira ngo wakire imbaraga nshyashya Imana yadusezeranije. Mwene data, mushiki wanjye, ndagira ngo nkubwire ngo hari umugambi Imana igufiteho. Ni umugambi wo kuguha umwuka wera, ni umugambi wo kukubatiza, ni umugambi wo kukubatiza mu mwuka wera. Wabwirizere gutari wuzura umwuka wera? Birashoboka. None se Apolo ntiyabwirizaga? Yari azi gusobanura ibyanditswe byera mu buryo busumbye cyane rwose. Apolo yari mwiza mu kubwiriza, ariko atarabatizwa mu mwuka wera. Abigishwa ba Yohana Umubatiza bari beza cyane, bari bazi inkuru nyinshi, bari barigishijwe n'umuntu nawe wigishijwe n'umwuka wera, ariko bari batarabatizwa mu mwuka wera. Icyampa iminsi dufite imbere umwami Imana akagusura, umwami Imana akakurengera, akaba mu ruhande rwawe, ukazakira umwuka wera, ukazakira umubatizo w'umwuka wera. Ndabikwifurije, kandi ndimo numva imirindi y'Uwiteka ahari nawe yakugeraho. Reka dusenge Imana, reka dusenge Imana kubw'uyu mwanya tubanye, kubw'iyi minota tubanye. Nyamuneka aya mahirwe ntabe amahirwe yo kujugunya. Reka dusenge. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, erega ni isezerano ryawe yuko mu minsi y'imperuka abantu bazuzuzwa umwuka wera. Twageze mu minsi y'imperuka, kandi wasezeranye neza yuko uzamuducunshumuriraho ndetse mwinshi. Mu cyigisho cyashize twize ijambo rivuga ngo abantu nibamara guhindurwa n'inyigisho uzabasukiraho umwuka wawe wera. Natwe turimo kwiga ibyanditswe byera bishingiye ku mwuka wera, ariko tunasenga tukwinginga kugira ngo uduhe umwuka wera, utubatize mu mwuka wera. Urakoze Mwami Yesu yuko ubasha byose, kandi ko witeguye kutugirira neza mu gihe cy'izi nyigisho. Umwuka wera akurukira ku bantu bawe, mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye, amen. Bene data, bavugabutumwa, bigisha, mwebwe mwese mufite ahantu muhuriye no kwiga ibyanditswe byera, ndagira ngo mbabwire ko dufite ibitabo bya Gikristo byagufasha kwiga Bibiliya buri munsi. Ni ibitabo natangiye kwandika mu mwaka w'ibihumbi 2015, mbibwirijwe n'umwuka wera. Nari ndi mu ishuri ry'abamisiyoneri, nibwo Imana yambwiye ngo ntangire nandike ibyo bitabo. Dufite ibitabo byinshi rwose, kuko dufite ibitabo bigera muri 20. Ubu birumvikana harimo ibitabo bya teolojiya, harimo ibitabo byagufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi ku matopiki runaka, ibitabo biri devotional, ibitabo byiza cyane. Sinabona uko mbisobanura kuri buri kimwe, ariko ibitabo byacu biboneka kuri website yacu bibiliatv.com. Usure website ugure ibitabo bikunejeje byagufasha kwiga Bibiliya. Abamaze kubisoma bo, ababikoresha batanga ubuhamya bwinshi butandukanye yuko bigenda bihindura uburyo ki bagabura iby'Imana, uburyo ki babwirizamo, uburyo ki burya umuntu ubwiriza yarasomye n'ubwiriza atarasomye baratandukanye cyane. Imana rero ibaha umugisha. Naho ejo ku munsi wacu
wa mbere w'iminsi 10, ariko akaba ari umunsi wa gatatu w'ubutatu. Tuzatangira rero ejo umunsi wa mbere w'iminsi 10, yayindi abigishwa bari barindiriye i Yerusalemu hejuru kwa ntuza, bategereje yuko umwuka wera abamanukira. Bye bye, nakagaruka.